Radio Televiziyo Ubwiyunge uyu munsi turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2021 muri kumwe na Hategekimana Felicien na mugenzi wanjye Madamu Chantal Mutega. Mbere na mbere ndabanza gusuhuza abari ku buhanga bw'ibyuma kuri tekinike, nkasuhuza abanyarwanda bose muri rusange, ndetse nkasuhuza na mugenzi wanjye dufatanye ikiganiro Madamu Chantal Mutega n'abanyarwanda bose muri rusange. Nkanasuhuza n'umutumirwa wacu w'imena tugiye kuganira kuri uyu munsi, uwo akaba ari General Major Jeva Antoine. Madamu Chantal Mutega, wafata umwanya ugaha umutumirwa wacu ikaze kuri Radio Televiziyo Ubwiyunge, ukanatunyuriramo muri makeya inkuru nyamukuru y'ikiganiro tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Ijambo ni ryawe Madamu Chantal Mutega. Ndagusuje Felicien, dufatanye iki kiganiro, nkabasuje abari kuri tekinike badufasha kugitunganya no kugeza ku bakunzi bacu, nkasuhuza abanyarwandakazi n'abanyarwanda bose badukurikiye ndetse n'abumva ikinyarwanda bose muri rusange. Bakunzi ba Radio Televiziyo Ubwiyunge, tugeze mu cyumweru cya 9 cya byumweru 12 ubuyobozi bwa Cnrd-Fln bwahariye kubagezaho uko ishyaka ribona ibibazo by'abanyarwanda n'umuti ryabigeneye. Kuri wa gatandatu tariki ya 12 Kamena mwaka wa 2021 tugeze mu gika cya gatatu cy'iyo gahunda, igika gifite umutwe turashaka inzego zikomeye kandi zikorera rubanda. Muri iki gika rero tugeze ku kiganiro cya kabiri. Ikiganiro kikaba cyahawe umutwe tuzabungabunga umutekano w'abantu n'ibintu. Uyu munsi rero intumwa y'ishyaka twakiriye muri studio zacu ni General Major Jeva Antoine. Uwo akaba ari umuyobozi wa secteur Ops Nord na Ouest, akaba n'umuhuzabikorwa muri FLN mu bikorwa bya gisirikare. General Major Jeva Antoine, ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Radio Televiziyo Ubwiyunge. Mwafata kanya mugasuhuza abakunzi bacu ndetse n'abanyarwanda bose badukurikiye, kandi mukongera mukanabibwira. Ijambo ni ryanyu mon general. Nibyo koko, ni General Major Jeva Antoine, umuyobozi wa secteur Nord West, nkaba n'umuhuzabikorwa wa muri FLN ibikorwa bya gisirikare. Nkaba rero ngira ngo mbanze mbashimire abanyamakuru ba Radio Televiziyo Ubwiyunge. Nibyo hari hashize n'igihe tutaganira, ariko bibaye ngombwa ko nza kugira ngo tuganire ku byerekeranye n'umutekano. Nkaba mboneyeho rero umwanya wo kugira ngo suhuze abanyarwanda bose, cyane cyane abadukunda aho bari hose, haba bari imbere mu gihugu ndetse n'abari hanze. Ngasuhuza cyane rero intwarane ndetse by'umwihariko n'intarumikwa ziri mu birindiro byazo. Nkaba rero nkomeza kuzishishikariza kugira ubutwari ndetse no gukomera ku rugamba. Murakoze. Turagushimiye General Major Jeva Antoine. Mwabanza mukatubwira impamvu mwafashe intwaro kandi mugatangaza ko mutangije urugamba kurwana na leta y'agatsiko ariyo leta ya FPR Inkotanyi, noneho mugasobanurira abanyarwanda impamvu ariyo mwafashe icyemezo cyo gukoresha intwaro, noneho abanyarwanda yenda bakagira icyo basobanukirwa. Ndabashimiye cyane kuri icyo kibazo mumbashije. Nibyo koko, FLN yatangije intambara, yatangije urugamba na leta ya FPR mu 2018, nubwo iyo leta yabyeruye ku mugaragaro ku itariki 23 Gicurasi 2021 mu mirwano yabereye mu Bweyeye. Ariko ndagira ngo mbanze mbibutse impamvu zimwe zikomeye zatumye FLN Force de Liberation Nationale itangaza intambara ku gihugu cy'u Rwanda na leta yarwo. Impamvu ya mbere ni ibibazo bikomeye by'urudaca byugarije abanyarwanda, birimo n'iby'umutekano n'uburyo inzego z'umutekano zubatse mu Rwanda ziheza benshi. Ari nabyo ndibandaho cyane kuko ari cyo mwashatse ko aricyo tuganiraho none, kandi muzi neza ko umutekano ahariho hose ni inkingi ya mwamba y'ibindi byose mu gihugu. Impamvu ya kabiri ni ikibazo gikomeye cy'uko leta ya Kigali nta bushake na buke igaragaza kugira ngo ibyo bibazo biganirweho, bikemurwe binyuze mu biganiro by'amahoro, ahubwo igashishikazwa no guhohotera no kutemerera opposition politique gukorera mu bwisanzure.
aho benshi bagenda bahimbirwa ibyaha bagafungwa, abayoboke babo bamwe bakicwa, abandi bakaburirwa irengero, ndetse na bamwe bakoreraga hanze bagashimutwa, abandi bakaraswa. Ibyo byose leta y'agatsiko ya FPR ibikora mu rwego rwo kubatera ubwoba no kubacecekesha. Impamvu ya gatatu ni uburyo leta ya Kigali yafashe yo gukemura ibibazo by'umutekano, ahubwo bikarushaho gukomera, ikarushaho kuwuhungabanya bikabije mu baturage, hadakurikijwe amategeko azwi mu rwego rwo guhahamura abaturage. Iyindi ya kane ni uburyo mu Rwanda icyaha kitakiri gatozi, ahubwo icyaha cyabaye rusange cyangwa karande, kuko ufitanye isano ya hafi cyangwa ubushuti n'uwakoze icyaha nawe arakibazwa n'ingaruka zabyo zikamugeraho, kandi uwakoze icyaha atarigeze agisha inama uwagikoze. Akenshi bakuburaho n'impamvu bakaguhimbira ibyaha, bakaza nabo kugushinja ibinyoma. Ibyo nibyo kwamagana, nibyo kurwanya twivuye inyuma, kuko umuntu abazwa ibyo yakoze, ntabazwa ibyo atakoze. Impamvu ya gatanu ni ikibazo cy'impunzi cyarushijeho gufata intera ikabije, aho byatangiye ari abahutu bahunga, hiyongeraho abatutsi bafatanije na FPR gufata ubutegetsi Kigali, ubu hagezweho abacikacumu ba jenoside yo mu 1994. Kuri icyo kibazo nta ngamba ziboneye zashyizweho ngo kiveho, ahubwo hakoreshwa kurasa impunzi, kuzishimuta, kuzicyura ku ngufu, cyangwa bakagusaba kugenda umanitse amaboko. Nibyo byabaye umuti w'ikibazo cy'impunzi. Indi mpamvu ya gatandatu, ntidushobora kwemera guhera hanze turi impunzi, nako turi ingirwa mpunzi, kandi dufite igihugu cyacu. Kandi icyo FPR igomba kumenya nuko tutazemera na gato gutaha tumanitse amaboko ngo tujye gupfa nk'urwo abanyarwanda benshi bapfuye ari ingaruzwa muheto bakoma yombi mu gihugu cyabo. Indi mpamvu ya karindwi rero ni uko tubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu muri rusange, aho amaraporo menshi mpuzamahanga agaragaza ko bigenda birushaho kuba bibi mu Rwanda uko imyaka igenda itaha. Ingingo ya 8 nanone ni imisoro ikabije cyane no ku bintu byose, aho umuturage yagizwe umucakara mu gihugu cye, akagokera abandi, agahora mu bukene, ndetse n'izindi porogaramu za leta zanditse neza mu bitabo ariko zidafitiye abaturage akamaro mu kuzishyira mu bikorwa, zikabagirira gusa zikakagirira gusa abazishyizeho. Ingingo ya 9 rero ari nayo ahari narangirizaho, nubwo hari n'izindi, ni ugushyiraho amategeko na za porogaramu neza kandi zisobanutse mu mpapuro, ariko hagashyirwa mu bikorwa ibinyuranye n'ibyanditse. Urugero, bakuyeho igihano cyo kwica, ubu umuntu basigaye bamurasa nta rubanza, nangwa na mbere kikiriho guca byacaga mu rukiko, ariko ubuho rwose byarenze inkombe. Izo rero ni zimwe mu mpamvu zikomeye zatumye duhaguruka turavuga tuti ibi bintu ntabwo ari byo, ifoko leta y'u Rwanda yemera abantu bakaganira ku bibazo, bakashakira ibibazo umuturambye, aho kugira ngo abanyarwanda bamere nk'abasubiye mu ngoma ya cyami. Murakoze, ndabashimiye cyane. Cnrd-Fln, abanyarwanda barahembukiranye cyane ku buryo impinduramatwara ishobora guhurwaho bamwe mu banyarwanda bagatangiza ubundi bwicanyi. Mwaba mwiteguye mute guhangana n'icyo kibazo, General Major Cnrd-Fln? Reka mbanze mbashimire kuri icyo kibazo kiza mu mbajije. Nibyo koko abanyarwanda bari babanye neza, FPR iteye barahimukirana ku buryo burengeje uko umuntu yabyumva. Ikibabaje cyane nuko FPR imaze gufata ubutegetsi ku ngufu iciye ku masezerano ya Arusha, ntiyigeze yunga abanyarwanda, ahubwo yarushijeho kubaryanisha no kubacamwe ibice bitewe n'inyungu z'abantu ku giti cyabo cyangwa n'inyungu za politiki. Abanyarwanda rero benshi bashinjanye ibinyoma, barafungishanya,
baricana abandi barahunga kugeza nubwo FPR abivuga ko yarokoye ubu nibo igezeho ihohotera ku buryo bukomeye. Ibyo byose rero byerekana ko mu mitima y'abantu, mu mitima y'abanyarwanda harimo intimba n'agahinda gakomeye gashobora kuzateza ibibazo bikomeye mu minsi iri imbere niba nta ngamba zifashwe. None se wansobanura ko imiryango y'abafunzwe n'abafunzwe badafitanye ibibazo n'ababashinjije ibinyoma bakabafungisha? None se wansobanura ko ababohoje igihugu bakageraho bakicana bagafungishanya bamwe bagahunga nta bibazo bafitanye? None se wansobanura ko ubu abacika cumu bibasiwe cyane mu Rwanda kandi leta ivuga ko yabakijije, none ubu ikaba iri kubica ukambwira ko nta kibazo gihari? None se wabarakijije umuntu abicanyi nyuma ukica uwo wakijije, waba utaniye hehe n'uvuga wamukijije wari ugiye kumwica? None se wansobanura ukuntu muri za gereza z'u Rwanda huzuyemo abihaye Imana bafunzwe bahimbiwe ibyaha n'abiyita abakozi b'Imana, ugatekereza ko Imana izabirebera? Ukibwira ko agahinda kabo se katageze ku Uwiteka? Ukibwira se ko Imana izabireka? N'ibindi ntarondoye. Ibyo rero bigaragaza ko mu mitima y'abanyarwanda harimo intimba ikomeye, bityo rero bigaragaza ko ibibazo bidafatiwe ingamba hakiri kare bishobora guteza ingaruka zikomeye. Mu by'ukuri biteye ubwoba, niyo mpamvu ingamba ari ngombwa ku bantu bose bakunda u Rwanda. Icya mbere, abantu bagomba guhaguruka, cyane cyane abanyepolitiki batavuga rumwe na leta ya Kigali, bagasaba ko amahanga yakumvisha leta y'i Kigali ko ibibazo byakemuka binyuze mu biganiro, kandi ibiganiro bidaheza uwo ari we wese. FPR rero ikomeje kubyanga, FPR ikemera ko izaba responsable y'ibizaba imbere y'abanyarwanda, imbere y'amahanga n'imbere y'Imana, ndetse n'amahanga yaba atagize icyo akora nayo akazishinja ko ntacyo yamariye abanyarwanda. Icya kabiri, twebwe ingabo za FLN duhamagarira abanyarwanda kuzirinda kwihanira no kwihorera kugira ngo twirinde akaga. Ibibazo rwose bihari bikazakemurwa binyuze mu butabera, kuko kandi ubutabera bwunga. Icya gatatu, duhora dusaba la communauté internationale ko yakurikiranira hafi bera mu Rwanda, kuko leta ya Kigali ihora ishaka kubihisha, bityo amahanga akareba ingaruka byazateza nta gikozwe. Icya kane, ingabo za FLN dushyigikiye byimazeyo umushinga wa Cnrd-Fln FLN wo guha ubutabera abarenganyijwe no kunga by'ukuri abanyarwanda kugira ngo babane mu mahoro, mu bwumvikane no mu bworoherane, basangira bose ibyiza by'igihugu cyacu. Icya gatanu, ingabo za FLN zizakora ibishoboka byose mu bushobozi zizaba zifite, kuko ubushobozi dufite none sibwo tuzaba dufite ejo, kugira ngo zizakumire ibyo bibazo bigaragara ko bishobora kuba ndetse byatera ingaruka zitari nziza mu gihugu cyacu. Ubwo rero twizera ko Imana izabidufashamo, ndetse n'amahanga akunda abanyarwanda bakazabidufashamo, ndetse ntekereza ko na FPR nayo izasubiza ubwenge ku gihe, kugira ngo itazicuza ibonye ingaruka zikomeye zigezeho, bari kwisabira kujyanwa Arusha cyangwa Irahe, kuko ntekereza ko nta handi babemera. General Major Antoine, nk'umusirikare kandi nk'umuyobozi w'imirwano ku rugamba, mwatubwira uko muzarindira umutekano abantu bashobora kuzavanwa mu byabo n'intambara? Ijambo ni ryanyu mu General. Murakoze cyane kuri icyo kibazo mumbajije, uko tuzarindira umutekano abazava mu byabo kubera intambara. Icya mbere, burya umutekano si urwego rushinzwe gusa, ahubwo ni inshingano rusange ireba buri wese. Uruhare rwa buri wese aba ari ngombwa. Ingamba zo zirahari, ariko kuzigira ni kimwe, ariko kuzishyira no mu ngiro nacyo ni ikindi, ni nacyo gikunda kugora benshi. Muri izo rero navuga ko tuzafasha abantu kubageza ahantu bizoroha kubacungira umutekano. Hazashyirwaho abazabafasha mu buryo butandukanye mu kubungabunga umutekano wabo, kandi tuzabatabariza mu imiryango mpuzamahanga kubitaho, kuko nabyo bigira uruhare mu mutekano w'abantu.
muri bwa bufatanye rero abazarindirwa umutekano, uruhare rwabo ruzaba urwo gutanga amakuru ku gihe kugira ngo bifashe kuburizamo imigambi yahungabanya umutekano wabo cyangwa yafasha kugarura umutekano wabo igihe waba wageze aho uhungabanywa. Mwumva rero uko icyo nagisobanura, murakoze. General Major Yindi, ndakubaza ikibazo, ni izihe ngamba mufite igihe haba hatangiye ibikorwa by'urugomo ndetse n'ubusahuzi? Mufite izihe ngamba, muzakora iki igihe bizaba bigenze gutyo? Reka rero mbanze mbashimire kuri icyo kibazo cyiza mumbajije. Nibyo koko ibyo bibazo bikunda kuboneka, ndetse akenshi bikaba byafata n'intera ikomeye, birimo gusubiza urugamba inyuma iyo habaye uburangare. Mbere na mbere icyangombwa ni ukugira ubushake bwo gukemura ibibazo, icya kabiri ugashyiraho ingamba zo kubikemura, maze icya gatatu izo ngamba ukazishyira mu bikorwa. Ibyo iyo bikozwe mu by'ukuri ibibazo bibonerwa igisubizo, cyangwa se bikagabanura ubukana bw'uko ibibazo byari bishe. Ingamba kuri ibyo rero zirahari kandi zigendanye n'amategeko atugenga dusanzwe dufite. Izo ngamba navuga ko ziri mu byiciro bibiri. Hari ingamba zijyanye no gukumira ibibazo bitari byaba. Izo ngamba rero zikaba zirimo discipline twatoje ingabo za FLN zo kudahohotera abaturage, ndetse n'umuco wo kubacungira neza ibyabo, ahubwo bakabaha icyizere cyo guhindura ibintu uko bibereye abanyarwanda. Ingabo za FLN rero zigishijwe gushishikariza abo zizasanga kwirinda ibikorwa nk'ibyo, kuko bene ibyo bikorwa bihungabanya umutekano. Izo ngamba zishingiye nanone kuri ideology ingabo za FLN zahawe yo kumenya neza icyo barwanira, ko ari ukurenganura abanyarwanda bakandamijwe no guhindura u Rwanda igihugu cyiza kibereye bose. Ingamba navuga rero zo mu cyiciro cya kabiri nizirebana no guhagarika ibikorwa nk'ibyo igihe byaba byabaye. Muri izo ngamba rero harimo kubuza, gufata no guhana nta mbabazi kandi bikurikije amategeko ababa barenze ku mabwiriza yatanzwe abuza ibikorwa nk'ibyo. Icyizere rero twaha abanyarwanda nuko tutazamera nka FPR yandika ingamba nziza ibeshya abasomyi cyangwa se ibeshya communauté internationale, ariko bagashyira mu bikorwa ingamba zitandukanye n'izo banditse. Ari nabyo biri mu bibazo bikomeye bizonze abanyarwanda muri iki gihe. Murakoze. General Major Yindi, leta ya Kagame na FPR DMI bategetse abanyarwanda kubarura cyane cyane abafite imiryango iri hanze. Muratekereza neza ko yenda aba bantu bashobora kuzagirirwa nabi? Hazakorwa iki igihe byaba bigenze gutyo? Mwagira iyihe nama FPR na DMI? Reka mbanze mbashimire kuri icyo kibazo cyiza mumbajije. Ibyo koko narabyumvise ngo byarakozwe. Icyo tugomba kumenya nuko muri RDF harimo abafitanye amasano ya hafi cyangwa ya kure n'iyo miryango. Nibyo koko hari abashobora kwibasirwa, ariko muri RDF hari abazabirwanya, banga ko imiryango yabo ihohoterwa cyangwa ko banga ko abanyarwanda muri rusange bahohoterwa kubera patriotisme yabo. Ibyo rero ntekereza ko baramutse babikoze, FPR gakora ibintu nk'ibyo byo guhohotera abaturage, byabagiraho ingaruka zikomeye, kuko bishobora gucamo ingabo ibice ndetse bagatsindwa vuba. Ikindi nabwira abayobozi b'i Kigali nuko Arusha yagombye kuba yarabigishije, kuko urwo rukiko ruri abandi rutabibagiwe, kandi bagomba no gutekereza ku ngaruka nakwita sociale zizaba ku miryango yabo, zo guhorana ipfunwe nabo ubwabo babona ko imiryango yabo yahemukiye u Rwanda. Nkumva rero ubundi mu by'ukuri umusirikare nyawe arwana n'undi musirikare, naho kujya kwica abasivile ubishaka nk'ibyakozwe Kibeho. Ngewe mbyita ububwa, mbyita ubugwari, kandi ikindi nuko ari n'icyaha gihanishwa amategeko, yaba amategeko mpuzamahanga, kubibasiye inyoko muntu. Muri rero FLN tuzagerageza gutabara ku buryo bushoboka, kandi n'abazajya babona uko bahungiraho turi, tuzajya tugerageza kubabungabungira umutekano wabo.
kandi nabo bagomba gufata ingamba zo kwirwanaho mu gihe gikwiriye. Ariko hari izindi ngamba ziteganywa zo gukumira cyangwa kurwanya ingaruka zagaragara kuri ibyo ngibyo byakozwe. Murakoze. Twongeye kugushimira General Major Yindi ibisobanuro urimo kutugezaho. Ariko se uwavuga ko agatsiko ka Kagame na FPR DMI igihe abanyarwanda bazaba bafite ubwoba budasanzwe bitewe n'intozo n'ibibazo yenda bizaba biri mu gihugu, mwiteguye kuzagarurira ihumure abanyarwanda n'ituze? Izo nizo gahunda mufite? Wagira icyo ubibwiraho abanyarwanda? Ijambo ni ryawe General Major Yindi. Reka rero mbanze mbashimire cyane kuri icyo kibazo. Ibyo ntibigomba kudutera impungenge, kuko buri wese azajya abazwa uruhare rwe mu bikorwa bibi byabaye. Kandi nubwo ubu ariko mubibona, ndagira ngo mbabwire ko hari igihe kigiye kuza benshi muri abo bakitandukanya na FPR, kuko muri politiki byose birashoboka. Nanjye siniyumvishaga ko Bwana Lambert Mende n'abandi benshi bakwitandukanya na Kabila. Ikindi kandi hari abagiye muri FPR ari mbuze uko ngira, bagakoreshwa ibyo badashaka kandi bafite undi mutima. Bene abo rero nta mpungenge bateye zo kugira nabi, kuko kugira nabi barabihatiwe, nabo batabyemera ngo ahari baramuke kabiri. Ikindi ntekereza ko nuko iyo uwayoboraga atagifite ubushobozi, wowe wo hasi ucisha make, kuko uba ubona n'uwari igihanganye bye byarangiye. Ibisobanuro rero umuntu azajya atanga nibyo bizajya bigaragaza uruhare rwe, kandi nzi neza ko Cnrd itazakora ikosa nk'irya FPR yo guhindura u Rwanda prison. Ahubwo ikishyize imbere no kunga by'ukuri no kubanisha neza abanyarwanda, u Rwanda rukaba u Rwanda rw'amahoro, koko umuntu agahanirwa icyaha cye, yasaba imbabazi byaba ngombwa akababarirwa. Ngewe sinigeze niga amategeko, ariko ubwiye umuntu utirasa umuntu kandi nutamurasa ndakwica, akamurasa, ntekereza ko mu mategeko mpanabyaha uwarashe icyaha kitamufata, kuko elema morale itabonekamo, kuko aba yabikoze par contrainte, kandi ibyinshi nuko bimeze mu Rwanda. Ingamba rero kuri ibyo bibazo ni ngombwa, ni ingamba z'umutekano muri rusange zizubahirizwa, zigashyirwa mu bikorwa, zigakumira ibintu nk'ibyo. Ariko ndumva rero ari uko nguko nabasha gusubiza icyo kibazo mu magambo makeya. Murakoze. General Major Yindi, dusoza, hari ubutumwa mwagenera abasekere ba RDF n'abandi bose barenze systeme ya FPR DMI? Ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane. Mbere yuko ntanga ubutumwa haba ku basirikare ba RDF no ku bandi muri rusange, ndagira ngo mbanze mvuge ku makosa akomeye FPR yakoze mu kwikubira ubutegetsi, ndetse igendeye ku ivanguramoko haba mu nzego z'umutekano, ikagerageza korosaho icyo nakwita ishashi ibonerana yitwa ndi umunyarwanda, nk'abanyarwanda bataziranye. Urugero rworoshye rero, tuzi ko igisirikare mu by'ukuri cyubakiye kuba ofisiye. Ntabwo rero wansobanurira ukuntu mu Rwanda hari abajenerali bakabakaba 60 niba batarenga, ukambwira ko rero mu Bahutu bageze kuri 83% utabonamo abajenerali 10 b'Abahutu. None se wambwira ko izo ngabo ni ingabo z'igihugu cyangwa ni igisirikare cy'ubwoko bumwe? Kandi rero no mu zindi nzego naho niko bimeze. Koko urumva ko icyo kintu ni ikintu kitaramba, ni ikintu abantu bose batibonamo, kigaragaza ko rwose mu gihugu harimo ikibazo, kandi iryo kosa ni ikosa rikomeye rigaragarira buri wese ndetse n'amahanga. Ubwo rero tugomba kubirwanya twivuye inyuma, kuko igihugu si cy'ubwoko bumwe, ahubwo u Rwanda n'urw'inyabutatu nyarwanda, igomba kubana mu mahoro no mu bwubahane, igasangira igasaranganya ibyiza by'igihugu ntawe uryamiwe. Ariko rero ntekereza ko hari ubwoko, ntekereza ko nta bwoko buzakandamiza ubundi, ubitekereza aribeshya. Tugomba gusangira ibyiza by'igihugu cyacu twese, keretse niba hari umunyarwanda uruta abandi imbere y'amategeko.
twebwe muri FLN rero twifuza ko u Rwanda rwaba igihugu cya twese, ni nacyo cyatumye dufata intwaro kuko aho kugira ngo u Rwanda rube ubu ngubu urw'ubwoko bumwe, ahubwo byahumiye ku mirari, rwabaye urw'umuntu n'agatsiko ke ko mu bwoko bw'abatutsi. Ikindi tubwira FPR, ntitugomba kwemera kuba impunzi dufite igihugu cyacu, kandi ntitugomba kuba ingaruzwa muheto mu gihugu cyacu. Hari uwo mperutse kumva avuga ngo byamubabaje cyane mu buzima bwe ngo ni ukuba impunzi mu gihugu cyawe. Yaravuze byinshi mu magambo make, bisobanura rero uko abayeho kimwe n'abandi bose babayeho nkawe, ubuzima arimo burutwa n'ubw'impunzi kandi byitwa ngo ari mu gihugu cye. Ni ikibazo rero, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu biteye amaganya. Abantu rero bakwiye guhaguruka tukarwanya ibintu nk'ibyo, abantu bakava mu bwoba, tugashyiraho leta ya FPR igitutu kugeza igihe yemereye imishyikirano, ibintu tukabiganiraho, tukabishakira umuti urambye, igihugu cyacu kikaba igihugu kiboneye, kibereye abanyarwanda bose. Ikindi nabwira rero inzego z'umutekano, yaba RDF, yaba police, yaba n'inzego z'iperereza, zigomba kumva ko zigomba kuba inzego z'umutekano z'igihugu, ntizibe inzego z'umuntu n'agatsiko ke, ngo zikomeze guhotera abanyarwanda ku nyungu z'umuntu ku giti cye. Barebe rero inshingano z'izo nzego mu nyungu rusange z'abanyarwanda, ntibarebe inyungu z'umuntu ku giti cye. Kandi niba badashaka gufata iya mbere ngo basubize ibintu mu buryo, bitegure gutsindwa. Ntekereza ko Imana yatangiye kubereka ibimenyetso byo gutsindwa, harimo guta ibirindiro, guhanurwa kw'indege zabo, ndetse no gutakaza ibikoresho n'abantu ku rugamba, nubwo bagerageza kubihisha. Abaturage bo bagomba gusubizwa ijambo mu kwishyiraho abayobozi, no mu mucyo, no mu kugena ibibakorerwa, kandi nabo bakagira icyizere, ndetse bakigirira icyo cyizere, bakakigiramo uruhare, kuko uburenganzira buraharanirwa kandi igihugu kigurwa amaraso. Ibyo FLN rero izabibafashamo kandi izabirwanira kugeza tubigezeho. Reka rero ndangize nsaba abanyarwanda bose bakunda u Rwanda n'abanyarwanda, bashaka ko buri munyarwanda aho ari hose yahumeka ituze, guhaguruka tugashishikara, tugashyigikira rero FLN, tukarwanya ingoma y'igitugu ihohotera abanyarwanda nta shiti, dufatanije turabigeraho bidatinze. Ntihagire rero batera ubwoba ngo turi abateroriste. Icyo ni igikangisho, ni kadahumeka bahimbye ngo bacicikeshe rubanda, ngo itarwanya amabi yabo, kuko ibyo bakora birenze cyane kwita abantu abateroriste. Twebwe rero turi abarevolutionnaire barwanya abanyagitugu birirwa bica inzirakarengane mu Rwanda mu moko yose, bagakubagura abaturage, bagashimuta babahunze, bagafungira abantu ubusa, bafunga abana, batubahiriza uburenganzira bwa muntu n'andi mabi menshi. Umurevolutionnaire rero ntareba ku cyo bamwita, ahubwo areba gusa ku cyo aharanira, kuko icyo aharanira akitangira, kuko agiha agaciro kumurusha. Mu gusoza rero, reka mbashimire mwese abadukurikiye, abazakurikira iki kiganiro, nshimira by'umwihariko abanyamakuru ba radio televiziyo Ubwiyunge nabo mufatanyije ku ikoranabuhanga, ndetse sinabura gushimira abaterankunga bacu, intwarane n'intarumikwa ku rugamba. Tugire ubutabera, demokarasi n'ubwiyunge, tuyobowe n'Imana, duhagurukana ubwitange, duhorana ubutwari, twese hamwe tuzatsinda. Murakoze, ndabashimiye cyane. Abanyarwandakazi, turashimira umutumirwa wacu General Major Antoine kuba yabonetse uyu munsi kugira ngo atuganirize cyane cyane muri bimwe mu bikorwa bya gisirikare, ndetse ibikorwa bya FLN n'ishyaka rya Cnrd ubwiyunge bageneye kugeza ku banyarwanda. Ubwo rero muri rusange turizera neza ko n'ubutane twongera kumushaka tuzamubona, igihe abanyarwanda bazaba bibaza byinshi akagerageza kubibasobanurira. Turabimushimira. Kandi banyarwandakazi, urugamba FLN yatangije n'urwanyu, urugamba turiho rwo kubohoza abanyarwanda n'igihugu muri rusange. Buri munyarwanda wese agomba kugiraho gakondo, agomba kugira gakondo ku gihugu cye, akagira ubwisanzure, akagira ubusabane. Ibyo byose
rwose nta soni n'ikimwaro bidutera byo gukangurira abanyarwanda ko bagombye kubigiramo uruhare. Nkaba rero nongeye kubabwira nti turi kumwe muri byose. Akaga kazi y'abanyarwanda kazanywe n'iyi ngoma y'agahotora ariyo ngoma y'agatsiko ya FPR Inkotanyi, aka kaga kagomba guhagarara, kandi mu guhagarara bizahagarikwa n'abanyarwanda. Twongeye kubashimira tubabwira tuti mutugezeho ibitekerezo byanyu. Radio Televiziyo Ubwiyunge ni yanyu. Muze mutange ibitekerezo, mutange umurongo mwifuza uko ibintu byagombye kugenda. Uruhare n'urw'umunyarwanda, muhawe ikaze, mutwandikire, mutubwire icyo mwifuza, kandi tuzagerageza kugira ngo message zanyu tujye tuzisubiza. Twongeye kubashimira rero tuvuga tuti mugire weekend nziza, mugire amahoro y'Imana, nta joro ridacya. Mwari kumwe na Hategekimana Feliciane na mugenzi wanjye Madame Chantal Mutega, twari twabateguriye ikiganiro cy'uyu munsi. Ciao.